mukecuru nta kintu twari turi gukora. Uwo ntu umukobwa se? Uwo mukobwa Uyu ni igiki? ni umuhungu. Bariho muvuga n'iki? Nyine mukecuru twari turi kuganira. Muganira iki? Yari ari kumbwira ko nkunda. Bagukunda? Ubu urashaka umugabo? Agaseke karapfundikiye kuzagapfundura turi kumwe. Urabona iteke ukuntu riba rimeze, wari utuzi twiza mbese nituzi igikobwa. Ako mwana Ushenge nyegera ati ariko ubundi reba mu bari wose sani isubiye amaraso y'isi sinitaro cy'isi. Yesu ako mwana Usa n'amazi yo kwiteke n'impamo y'Imana ngiye nkubonye numva umuneza utatse mu mutima wanjye. Yego Ukuri kumake kora wumva ukuntu umutima utera. Ntubona ntagukunda byuzuye ati nanjye ndagukunda. Ubundi ngiye ndi kumwe nawe mba numva ndi mu ijoro ritoya nkavuga ati ubundi uyu mwari ati ubundi wanguye mu gituza ukumva ukuntu ntega amatwi. Ubona hari undi muntu wagukunda nkanjye koko? Nanjye maze ndagukunda. Kandi ikindi noneho bariya bose nta hantu baba bahuriye nanjye nzakuririmbira nzikuririmba nkuririmbire. Yego Karire kinyanta mubi utemba itoto, agaseke karapfundikiye nzagapfundura turi kumwe. yewe Wowe soko kwiteke. Wow, Iyo turi urakoze. kumwe wumva umeze gute? mba numva nezerewe, mba numva nishimye, mba numva nta kintu nakora, mba numva nishakira wowe. Reka nanjye aho ndi buriya tutari kumwe mba numva rwose mba numva ntuzuye neza mu mubiri nyine. Yego mva ngerera iyo ndi kumwe nawe, mba numva nduhutse, nkumva ndanezerewe, maze buno ubwanwa bwawe bwo ndabwikundira. None se mukunzi wanjye ubundi ufite imyaka ingahe? Sheri maze nujuje 17. 17? Sheri ko wikanze cyane ntago ari urukundo. Nta kibazo ukunda se. Nonese nyine urumva ni na byiza cyane rwose ko ugiye 17. maze ejo bundi nzaba ngize 18. Nibyo byiza rwose tugahita tunikundanira burerega biriya byarusahurira mendura, ariko wowe ujye ubigira ibanga nyine umpamagare kuri fone tuvugane. Sinabanye ntarakugura agatelefone keza se. Yego maze Uteye neza rwose, uteye amabengeza, inseko nziza, Yego. imenyo yose irabyinone yose ni ukuri. Reba noneho utuntu nk'utu di hajye batita Sheri batwita pochette. amaso meza ni ukuri kuri Mana. Yego Gushaka mwana uri keza wa mwana. Ariko ubundi ubone gute? nanjye niyo mpamvu ndi uwawe ibihe byose. Reka shayi tuze ku mutima wanjye ni ukuri kwima. Ariko ubundi ubone gute wabigenje ngo wisangane ubugenge wiharire umutima wanjye wose? Sheri ni Imana yabikoze nanjye ntago mbizi. Reba noneho nkunda iyo usetse iyo minwa yawe. Mba numva tutatandukana. Tekeshaje inkora mu bwanwa ndi kono. Yewe maze ni Iyo nkose mu byiza. bwanwa ni ukuri kwima. Yego ewe Wow. mukecuru nta kintu twari turi gukora. Uwo ntu umukobwa se? Uwo mukobwa Uyu ni igiki? ni umuhungu. Bariho muvuga n'iki? Nyine mukecuru twari turi kuganira. Muganira iki? Yari ari kumbwira ko nkunda. Bagukunda? Ubu urashaka umugabo? Ugeze igihe cyo gushaka? Nyine mukecuru uyu ni sheri wanjye kandi ndamukunda. Mbona ukiri umwana se ubwo urashaka umugabo? Ubu mbona ari ikigabo uhagarara aho umbwire ko muriho mushaka no gushakana cyangwa no kurarana mu gikunda. Ubwo iki? Ni ukugira ngo mushakana kujyana iwa guhenza ujye mu b'umugore n'ab'umugabo. Nyine mukecuru yari ari kumbwira ko nkunda. Oya kugukunda ibyo si byo ndi gushaka.
genda shaka ko mbwiruta baranterita ngo njyane mu rugo mbu umugore abumugabo nyine mukecuru yarari kumbwira ngo araza kungurira isaha ngo ayikugurira se agutware ngo antware akujyane mu rugo ntabwo arubaka none se mukaba muganira ibiki atarubaka ngo agutwara kugira umugore ntabwo arimo ashaka kukononera ku gasozi kitarimo ashaka ntabwo yabikora mwicare mufatane agufate ku bitugu nawe umufate ku bitugu ntabwo yabikora kandi uri umwari uri umukobwa utaranakura uri umwana uri umwana turagera gushaka ubwo rero yagira ngo akonona gutesha umutwe namara kukonona kandi akwikata kwanga sheri ndamwizeye ntabwo yabikora mukecuru adabikora wa mugabo wungana ukiri umusaza uyu mwana uri uramutete ushaka kumushaka umugore uyu rwose nase mukecuru rwose uyu ni mukuru oya yarakuze pe oya ni umwana yarakuze kandi nanjye ndagasore ni umwana bose ngiye ndi n'agasore kandi nyine no si umukobwa si mukuru koko ubu ngubu ko bavuga ngo bahohotera abana yarakuze rwose bari kwiyondeba ndabona wari umwana nose reba ndabona ari umwana atarakura ngo abe yaba umugore ajye kubaka urugo oya rwose mukecuru rwose ngiye ndi mukuri pe umugabo urafite ubwanwa ese ubwanwa ndabufite aho ubundi rwose arakuze pe arakuze rwose ngiye ndumva nta kosa nakoze rwose ngiye pe uyu kosa ryawe nkubona murajye mwicaye aha muriho murongorera namufatana mu kanya umuhirikiye aha arakurwanya wamuhaye iyo shaha wamuhaye iyo telefone kandi wamara kumukorera ibyo ukamwikata ngo singutwaye narakononye ngo uruwa buri wese none buri wese reba uyu mwana urabona uko angana ntaragera gushaka umugabo aracyari muto cyane yarakuze nta rwose ntakuze kandi ikindi noneho nta nubwo nanamwihakana umwononaho wamwonona ariko ntiwamutwara ngo umugezi muhire umugire umugore ariko ndanakuze nge nanamushyira no mu rugo oya urarenze wowe urenze igihe cyo gushaka uriya none se uyu mwana ntabwo ari umwana uyu nguyu arakuze rwose kandi nanjye ntabwo nshaje cyane none se imyaka si imibare nawe rero mbwira ibyawe yuko imyaka si yo yubaka wumva ariho akureshya ushaka kujya kubana ngo mwubake urugo mukecuru nta bintu byo kubana njyewe n'umuhungu ndamukunda bitewe n'uburyo afasha mu buzima bwanjye bwose mu rugo nta kintu bamfasha none se niba nta gihari urarenganya ababyeyi bawe wowe utaraba inkumi warije ntiwize ntabwo nigeze niba none igituma ababyeyi bawe bavuga ngo ntibagufasha ni ukubera iki ntabwo mbizi nabo nyine hari ukuntu umuntu avuka mu muryango nta kintu wimariye nabo babona ibidutunga bikatugirira akamaro ariko ntibame icyo kwambara ntibame utuvuta nisiga bakahora banoteza ariko niyo nihuriye n'uyu muhungu dore ejo bundi yanguriye n'inkweto nta kintu wakora na kimwe ariko cyamunkura ariko numva nta musirimuye mukecuru reba ukuntu asa arakeye rwose mba namwitayeho ese uba urumva hari ikintu kibi ngo ntabakene ngo nta myenda baguha ejo bamara kuguhemukira guteye inda akakwigaranzura kandi ugasanga urasebye mukecuru sheri ntabwo yabinkora ngenda umuntu mwiza rwose ntabyagukorera ntabwo yabinkorera azabikora ubwo se umuntu atinyuka niba ataranabikora ubwo namuguriye inkweto umuntu atinyuka akagura inkweto ibihumbi 6 icyo atamana igice ubwo rimwe aragushuka azabigukorera ejo bundi yanguriye n'agasaha azabigukorera ubwo n'utwariho agushukisha azabigukorera kandi ntabigukorera uzagira isomo mukecuru ndebera rwose aratemba itoto rwose n'isini itabishyize none se kurugira ngo umwonone urabona wabura kumushima ngo uramugurira izo nkweto uramugurira amadarubindi uramugurira telefone none se mukecuru wowe urebye koko ubona hari abandi bameze nkawe ubona adasirimutse umva nawe naramusirimuye ngo umwonone ikindi ho mumari kandi ubona ushaje ona ndi umusore umuntu ushaje ufite imisatsi ku munwa ngo uri umusore urashaje ndashaje oya umwana nk'uwo nguwo si ubu umusore nkanjye koko undi abana nk'aba ngaba nibo baba bagezweho muri muba mushaka konona batararwara za ndwara numva zateye izo za kashimbature hari izo afite ubwo nyine ntarazigira yari atarazigira none ugiye kuzimushyiramo ugiye kuzimuha ubwo nakubonye mukecuru njye ni ukuri kw'Imana n'umuhungu pe
cyeka ntaramuka amindutse ariko atamindutse ngenda mukunda mba numva nta kindi kintu kuko afasha buri kimwe cyose kandi ntabwo ateze kumpinduka mu rugo ntabwo bajya bangurira inkweto nta mwenda bangurira buri kimwe cyose iyo mfite ikibazo nyibwira umuhungu yananguriye telefone n'ubu iyo nambutse ngeze mu isoko abantu bibaza ku muntu uba urimo kunyitaho ntiwumva mukecuru bakareba bati umuntu umuha imyenda iwabo ntabwo bamuha n'inkweto yambara nese mukecuru mu rugo ngize imana bakampa ibijumba ko mba nomboye hari n'igihe babimasimbirwa bitewe n'ukuntu ishira aba yanguriye inyama mba namwitayeho rwose ku ndyo zuzuye aba yariyeho ubundi akakureka ugataha yego uri kumva mukecuru uri kumva shira atankunda aragukunda ariko urukundo agukunda ruzakugaruka urukundo agukunda ruzakugaruka amaze kukonona kwihakanye nabo babyeyi uvuga noneho bagukubite bakwice ati umukecuru nujuje 12 urafite 11 ubwo urumva rusigaje imyaka 5 ukabona gushaka umugabo wowe ufite ingahe uretse ko imyaka ari imibare ngenda umusore imyaka 25 kandi ntago bivuze ko uno mwana tutashingiranwa rwose ngenda namukunda none se urumva udashaje nawe ari umwana ni inkumi da imyaka 25 umukecuru urumva ashaje imyaka 18 yo kugira ngo ashake umugabo ungana nkawe taranagera gushaka ataragira 20 nyine umuntu abagira ngo amurere hanyuma amwirerere nyine azamuzane umukecuru we mutabana mukecuru banashyizemo ni mukecuru we mukecuru ijambo ry'Imana ravuga ati mugire urukundo njye niba narabanye umwana mwiza w'umusore akanyitaho akangurira buri kimwe cyose shaka rero nta kintu nakora ngo kimunkuremo twahuye nazi kwisiga angurira buri kimwe cyose amafaranga ashaka ubu simukadi meze ngo ubu ndagenda nkagura buri kimwe cyose shaka gutaha iyo ngiye kumureba naha nateze kandi yaranambwiye ngo ejo bundi azangurira imodoka uri kumva yuko rero njye ntago nakibuza ayo mahirwe nta mpamvu yo kwibuza amahirwe rwose mba nashyize mukecuru kandi mukecuru ejo bundi tuzanahura guhera ifuti wumva se ngewe uyu mwana rwose ubona ko ari umukobwa mwiza ameze neza ufite ikimero si n'iki cyatuma ntamukunda koko umusore nkanjye mfite amafaranga ufite iyo myaka mike kandi ko nagushaka leta izagufunga unaniwe kwihangana ngo utegereze nayo imyaka yawe yishunike ugiye kwishinga abagabo akasa yisunika iki mukecuru niba ngewe umuntu yarasanze akanyitaho akangurira buri kimwe cyose ndebera nawe izi ni keya mukecuru ariko rero mukecuru ubu iki ni ikiroso cy'umuntu nyine ubu ngenda mukunda nta kintu nakora ngo uramukunda ariko noneho igihe cyawe ntikiragera cyangwa ndabona yenda datara naguteye inda ese ko mbona akataka by'ubushe n'utubere tuho tumwe mukecuru ntabwo ari inda ni inyama mba nariye ni inyama mba nariye uyu kikwereka ko rwose mba namwitayeho aba yariye rwose shera ari mu kazi kobwa yo ukuntu naguhanura dore ndashaje ndi nyirakuru wayo murabuzukuru njye nguhanura narabonye utubi nkabona utundi ntiwakwishinga umugabo ngo araguha ibiryo byiza arakugaburira araguha imyenda ngo iwanyu barakenye na Bibiliya iravuga ngo hahirwa umukene mu mutima yo kuko ijuru ni irye ukurikiye ibyiza byazakwandavuza mwana wanjye dore uyu nguyu ubu banagufunga uretse kwiga bamufunga nawe ukagira ibibazo bikomeye ugomba kwihanganira ku muhanda abantu bababona ko ntawaza ngo hagarara babaze ngo muho muravuga iki kurahita kwigendera ariko mbwira ahantu mwaje muri aka gahenengo mwahaje gukora nyine urumva banamuzanye ahantu hiherereye kugira ngo tuganire nta kirogo yirimo aho mufatira ntihagire uza ngo mutabara ari mwataka kumufata se kandi dukundana mukecuru oya bakundanye nibo bononana bakunda umukobwa akamwonona amara kumwonona akamugira akangaratete agashibura oya ntabwo azamushibura n'umwana rwose mana uyu ni umwana ntaragira erego uyu yarakuze rwose nukuze ratashiri tarakura ahubwo nawe nutamwirinda uzafungwa kazima mbabonye usanze dukora ikibisi kazima mbiboneye oya se kandi mukecuru nawe rero niba ari cyo kikuzanye wigendere oya wigendere rwose utaza ko nababonye uzafungwa wowe afungwa se ko nkundana n'umuntu bafunga ko nakundanye oya
suko gukundana mukundana abakundana bakundana habona ntibiherera mukecuru icya mbere ni urukundo uno muhungu ngiye ndamukunda ubyumve ngo ndamukunda uramukunda ariko uzamufungisha nta kumufungisha kuri ibi bihe turimo mwagombye kwitwara neza umusore mugasezerana akakubaza muri ahantu habona mutaje kwihenengeza aha none do hamwe yihenengeze aha n'ibinigije namanga aha ngaha si umuntu ateretse wa muhungu rero si umuntu ateretse uyu mukobwa waramuntu uzagira ingorane Yesu ashimwe kandi imbajwe ese umurimo w'iki ko mbona hano muri hano muvugana aha muganira wa mwarimu kaziwe dore ndagengije nkambona uyu muhungu n'uyu mukobwa baraha ndaza ntiyeni ntimuhe murakora ngo he muna barashigutse kwiruka ntimuhagarare ntawe mwirukamo nuko rero uyu muhungu arambwira ngo jye nakunze uyu mukobwa ngo none ngo ndiho ndamutereta none se wa muhungu we kubona uri umugabo ukuze uyu ukabubona ari umwana ataragera gushaka ntufite imyaka ingahe muko ngo 17 nti nawe se ufite ingahe ngo afite 25 ntariko rero nti iyo 25 ndiyo ataragira byibura 20 ntabwo uyu nguyu ataritwa ndahubwo uriho uramwonona umukobwa ngo yango ntanyonona ngo jewe ngo navuke ngo ndiga ngo ndangije ngo none ngo nicyaho ngo ababyeyi banje nta gapira bampa ngo nta nagakweto ngo ariko ngo ni sheri ngo aramugurira telefone ngo nizo nkweto ni wazimuhaye ngo yamuhaye ngo niki nuko ndababwira nti naho yabiguhaye ntariko adaguhumanya ntusange wononekaye nibyo ndiho mbabwiza rero mukecuru abo bana no kuri ibi bintu bakoze ntabwo ari byo cyane ko narinzi ko ari bamwe mu rubyiruko dufite b'intangarugero ntabwo narinzi ko ibi bintu babigenderamo rero ibi bintu ni bibi cyane ntabwo bikwiriye kuranga abana b'Imana cyane ko nubwo wowe ubwawe bitashobora guhita bikugiraho ingaruka ku kanya ubuhombye nijoro rero iyo tugiye no mu ijambo ry'Imana hari ahantu hatubwira ngo wa musore we ishimura ubusore bwawe ugende mu by'umutima wawe kuyoboreye byose ariko umenye ko imbere hari urubanza aho ngaho ni mu mubwiriza igice cya 11 iyo ukomeje ugasoma urabihasanga rero dukwiriye kuba intangarugero mbwira wa musore we ese ushobora kuba urimo uvuga ngo ukora ibingibi kugira ngo wishimishe uyu munsi wa none ibyishimo by'akanya gato ntacyo bimaze ahubwo wagakwiye gukora cyane ugashaka Imana bigishoboka ko ibonwa kubera yuko iki gihe tugezemo ni igihe kidusatire kandi byisi birashira none niki cyabateye gukora ibi bintu igihe cyo kujya wumva ushaka umufasha urabanza ugasenga mbere yuko ugira amahitamo yo guhitamo uwo muzabana kandi ikindi mbere yo kugira icyo ubanza gukora ubanza gutekereza ugasaba Imana ese ibingibi birakwiriye ko mbikora mu by'ukuri abana b'Imana mu gihuru ubishatse kuvuga iki mwarimo mukora iki rega urukundo se rwo si umurimo w'Imana turakundana twabaye nabi na Bibiliya yaravuze ngo biteye isoni by'abakobwa ntibishirwa ku gasozi ngo intambara izaba yaje none dore naho iyo ushaka umukobwa muhagarara ahantu habona umutereta umuntu akanyura hari akabona murihagarariye mukavugana kuzageza igihe mwuzuzanye bikagera no ku babyeyi bacu ariko hatariterwa dore ubona aho nsanze bari birarenze rwose icyo nabwira urubyiruko bagenzi banjye ni uko bagerageza bakisubiraho kubera yuko ibiri hirya ni byinshi cyane biri kudukurura kugira ngo tubijyemo nyamara uyu munsi wa none umusaza wanjye urafunga igote papa na mama babikuguriye ukisiga utuvuta baguze ariko ejo bundi hari igihe kizagera numara gutera uyu mwana inda birashoboka numvise ikibazo gikomeye cyane afite imyaka ingana kuri ushobora no kwikura n'ikibazo cyo kujya mu buroko hanyuma bakagufunga urumva ko ari ikibazo gikomeye none ni iki cyabateye gukora ibi bintu kandi muzi neza ko bizira iki cyaha cyo gukora ubusambanyi kikugiraho ingaruka wowe ubwawe kandi ikindi ni icyaha kiba cyabereye imbere mu mubiri niyo mpamvu uba ukwiriye kukirinda cyane yuko ari ingaruka zikomeye none ikintu cyabateye gukora ibyo bintu usanze dusambana kuvuga gusambana usanze hano turimo dusambana hariho mukora icyangaha ko baganiraga nk'abantu bakundana ntabaganirira mu kigunda ariko se mukecuru usanze hari ikindi kintu twari turi gukora ko ari uko yari yafashe ku rutugu mwabuzwaga n'iki se ko mumbonye nkabona ngo rero bene data ibi bintu wenda
kubaranga kubera yuko hari imirimo hanze mukwiriye gukora cyane ko muri iki gihe tugezemo ukwiriye kuba maso ukarinda ubusugi bwawe ndetse n'ubumanzi bwawe ukabubungabunga. Ibyo rero biguhesha agaciro ndetse n'Imana ugakura uri umwana ushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Rero mugerageze n'ukuri mwisubireho, birashoboka ko uno munsi mwabwiye mu mutego ariko ntibizasubire bene data. Sibyo muranyemera? Oya bana ibyo ngibyo aho ngaho uravuga ibintu by'ubusugi n'ubumanzi ibyo bigira ababi wabo baroga. Ese ibyo ngibyo muri munavuga n'ibiki ibyo ibyo ngibyo akubundi mwebwe muza mu rukundo rwacu gute mwe ko dukundana mwe mukora iki mudusanze reka mbabwire bene data aho mutaza mujye mutaza biterambere baraburiwe ariko uyu munsi wa none uraburirwa kugira ngo uve muri ibyo ngibyo. Uyu munsi uranezerewe ariko ejo bundi ushobora kuba ufite ikibazo, ushobora kubwira uyu munsi uramutse ufite inda aramutse aguteye inda mbese byagenda gute? Inda se twahurira he? Inda mwahurira hehe? Rero buriya ntabwo kwirinda kuruta kwivuza, kandi umenye yuko iyo mbimenya iza nyuma bene data. Rero icyo mbasaba mbinginga abana b'Imana nuko mukwiriye kwisubiraho mugakora imirimo myiza kugira ngo twitegure Yesu, kuko bidatinze Yesu agiye kugaruka. Ashobora gutinda kugaruka ariko urupfu rurakwegereye, kandi igihe uzaba umaze gupfa imirimo wakoze niyo izaguhesha igihembo gikwiranye n'ibyo wakoze. None bene data mwakwihanganye mukagaruka. Erega na Yuda akimara kugambanira Yesu nawe yarakoze icyaha gikomeye, ariko nawe yarafite amahirwe yo kongera kugira gute kugarukira Imana akihana. None ntabwo ari ibintu bicitse cyane ngo umve ko bikomeye, ahubwo nimugerageze mugarukira Imana nayo iragira gute irabagarukira. akuzi ko wakomeje kuvuga ibyo ngibyo umuntu akakwihorera akirangiza ko yuko yivanze mu rukundo rwacu. Niba Imana izahembera imirimo umuntu yakoze izaduhembera ko twakundanye. Shari ngende kumva abana turogoye. Ariko rero iyo bavuze urukundo muri Bibiliya wumva hari ukuntu twebwe urubyiruko tubitwara. Ubundi urukundo Yesu yagira ngo agaragaze yuko dukwiriye gukundana, ababyeyi bacu tukabakunda, tugakunda inshuti n'abavandimwe, tugakunda buri muntu wese. Ntabwo bivuze yuko ubwo rukundo hagati y'umusore n'umukobwa ntabwo ari rwo rwari rushatse kuvuga. Muri make ntabwo aricyo Imana yashatse kutugezaho by'umwihariko, ahubwo yagira ngo tugaragarize ko abana b'Imana aho dutuye dukwiriye kugira gute kugirana urukundo tukabana amahoro ubuze. Nkuko nkunda no musheri wanjye sha uko umukunda ni byiza, ariko bigize gute binyuze mu mucyo. Amubesha do abatarikana shaha baje amajya umwana muri aha ngaha nambarara hasi ntabwo bizongera kaka bumvise rwose nimubarekera ubundi kino gihugu ntabwo aricyo cyaryoheje. dore izi ni ingaruka z'ibyaha kubera ko mwanze kumvira Imana, kandi atabahanye nabwo yazabazwa amaraso yabo. Ariko mugerageze rwose rero bizongera ni ukuri kw'Imana ntimuzongere pe, ahubwo nimwakuruza tujya ahagaragara we ahangaha nahatarikirwa tujya ahagaragara ni uko muteritana mujya ahagaragara ariko ntimuzasubira ahangaha. Ibi ni bibi muri abana banjye rwose mwononane mbabona. Ako nta nubwo namwononye wamwononye ntimuzasubire urwo si rwo rukundo ruvugwa muri biri, ahubwo nkuko mukwiriye kubona nongeye gukundana nawe uragiye koko oyagaruka garuka nshuti yanjye usa wagenda koko n'ibintu byose nagutanze oya winsigaho kose. Mureke mbabwire bene data ndabakunda cyane, kandi ntabwo nifuza ko mwarimbuka, cyane ko dukwiriye kuba maso mu gihe cyose, kandi dukwiriye kuba badasanzwe kuko natwe turi mu bihe bidasanzwe. Sibyo bene data? Rwose mumubwire yongera nkunde ase wagenda koko uzi ibintu bihe byiza byose twagiranye. Rero icyo nababwira nuko mukwiriye kwegera Imana kurusha ibindi byose.
Imana ni urukundo ariko Imana ni urukundo Kandi ndamukunda. ariko urwo rukundo ni byiza pe nimukundane kumvaga rega twiherereye mbona abakobwa banjye rero bose buriya mushobora kwishisha bucya babyara bucya babyara bucya babyara aho umukobwa kubyara atarashaka mu umugabo mutima je ntabasha kureba iki cyudu cyanjye kirashaka kubyara nta mugabo kirashaka rwose ngo aramugurira inkweto aramugurira kakarashaka kwambara ngo aramugurira ngo unyine ibintu akambara byiza akambara ikamba ry'ababyeyi ntiyahego umucyana mu Niyo mutima mpamvu we namwe mukwiriye kugira gute kuba intangarugero mukaba intangarugero rwose reka nyine mukaba abantu b'Imana mbese muri make ni nk'ubyaye ni nk'umwana wawe rero niyo mpamvu ukwiriye kugira gute kwitonda ugasaba Imana kugira ngo ugire gute iguhitiremo kuko uyu ni umwana rwose ni mutoya cyane rero nimba udashaka gufungwa kubera yuko ingaruka z'icyaha zigira gute zirababaza ushobora kujya gusaba Imana imbabazi wakoze icyaha cy'ubusambanyi ariko ntabwo bivuze yuko sida izagera gute izakira bakuye muri ubwo busambanyi niyo mpamvu rero kugira ngo wirinde ukwiye no kubanza gutekereza ngo ese iki kintu ngiye gukora gifite nyungu ki ni izihe mbogamizi ese nagikorane ni gihe ki nagikora rero nawe ugende wegera Imana usenge usaba Imana izagumufasha ugukwiriye izagumufasha mu nta kundi nyine ubwo ngiye kujya ndeba abo tungana cyane batazavaho banamfunga ngo iki ugiye kujya ushaka abo mukundane se muhu ko buri munsi unyicarikana uzunyikoreshwaho ubukeya ngo urankunda mukanya rero kumbwira ngo iki reka nawe izo bigiramo ndege uraziretse se n'izo modoka genda ukundana nabo ushaka bye bye aha yego musaza yego musaza urashoje utaye byo najyanye narabijyanye nani ko